Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Iki gitabo kivuga ibyabaye nyuma y'aho abari mu bunyage i Babuloni bagarukiye i Yerusalemu. Kandi tubwirwa mu gitabo cya Ezira ko Zekariya na Hagayi bafatanyije gukangurira no gushishikariza abantu kongera kubaka urusengero no gutegereza gusohozwa kw'amasezerano y'Imana. Ubwo hari hashize igihe kirekire umuhanuzi Yeremiya yaravuze ko ubunyage bw'Abisiraheli buzamara imyaka 70, kandi ko nyuma yaho Imana izongera kugarura ububeho bwayo mu rusengero rushya, izane n'ubwami bwayo n'ubutware bwa Mesiya mu mahanga yose. Umwaka uvugwa mu ntangiriro y'iki gitabo tubwira ko iyo myaka 70 yari igiye kugera. Ariko ubuzima bwo mu gihugu bwari bugoye, kandi byasaga naho nta na rimwe muri ayo masezerano ryari gusohora. Kuki? Igitabo cya Zekariya gitanga ibisobanuro. Gifite imitunganyirize isobanutse rwose. Hari ijambo ry'ibanze, ari naryo rishyiriraho icyerekezo cy'urwunge rw'ibyo Zekariya yabonye mu iyerekwa. Kandi ibyo bisohozwa n'umutwe wa 7 n'uwa 8. Hanyuma ibyo bigakurikirwa n'ibindi byegeranyo bibiri binini by'imivugo n'ubuhanuzi. Reka dusesengure maze turebe uko iki gitabo gikora. Giheraho Zekariya akanguriraga ab'ikiragano cye kugarukira Imana. Kandi ntibabe nka ba sekuruza bigometse bakanga gutega amatwi abahanuzi ba mbere, byatumye birangira bajyanywe mu bunyage. Nuko noneho abari bagarutse bavuye mu bunyage bita ku byo Zekariya avuga. Barihannye maze bicisha bugufi imbere y'Imana, cyangwa uko bigaragara niko byagenze. Igice kinini gikurikiyeho kigizwe n'ibyiciro 8 by'iyerekwa rya nijoro Zekariya ubwe yagize. Kandi mu rwego rwo kugutegura, iri yerekwa ryuzuyemo amashusho y'uruvangavange, ayoberanye, bidasanzwe, bisa cyane n'ibyo nawe warota. Igitekerezo cy'uko Imana ivugana n'abantu mu bigereranyo by'inzozi ni icya kera cyane. Bihera mu gitabo cy'Itangiriro. Inzozi za Yakobo, iza Yosefu n'iza Farawo zasobanuye ibyarimo bibaho muri icyo gihe, ariko byanacaga amarenga ku bizaba mu gihe kizaza. Nuko rero Zekariya arota inzozi ze bwite noneho, kandi zateguwe mu buryo bushimishije cyane kuko zibangikanyije. Iyerekwa rya mbere n'irya nyuma bivuga iby'abagendera ku mafarashi 4. Bameze nk'abarinzi b'ishyamba bagenzura isi batumwe n'Imana, kandi ni ikimenyetso cyerekana ko Imana yitegereza amahanga cyane. Raporo yabo ivuga ko ku isi ari amahoro. Kandi mu gihe cya Zekariya, ibyo byerekeza ku buryo Imana yahagurukije Ubuperesi kugira ngo buhindure Babuloni kandi buzane amahoro. Maze ikibazo kikabaza ngo, imyaka 70 Abisiraheli bari mu bunyage igiye kurangira. Iki cyaba ari cyo gihe cy'ubwami bwa Mesiya i Yerusalemu? Imana isubiza ivuga ko yiyemeje gusohoza ayo masezerano, ariko ko ikibazo cy'igihe bizabera cyo ikireka ityo nticyasubizwa. Iyerekwa rya kabiri n'irya 7 arabangikanyijwe kubera ko yombi asesengura icyaha Isiraheli yakoze mu gihe cyahise cyatumye inyagwa. Iyerekwa rya kabiri rivuga ibijyanye n'aya mahembe agereranya amahanga yateye maze agatatanya Isiraheli, ni ukuvuga Ashuri na Babuloni. Ariko ayo mahembe cyangwa amami nayo ubwayo ashwaragizwa n'itsinda ry'abacuzi, ikigereranyo cy'Ubuperesi. Inzozi za 7 zivuga iby'umugore uri mu gitebo, kandi tukabwirwa ko ari ikigereranyo cy'ibinyejana Abisiraheli bamaze bagomeye isezerano. Hanyuma uwo mugore ajyanwa i Babuloni atwawe mu gitebo n'abandi bagore bagurukisha amababa nk'ay'igishonda abagabo. Ibyo birayoberanye cyane. Iyerekwa rya 3 n'irya 6 bifitanye isano, kubera ko yombi avuga ibyo kongera kubaka Yerusalemu nshya. Umugabo yageraga uwo murwa. Ni ishusho y'isezerano ry'Imana ry'uko Yerusalemu izongera kubakwa kandi ikazahinduka urumuri ruburira amahanga, azafatanya n'ubwoko bw'Imana bayisenga. Hanyuma inzozi za 6 zivuga iby'umuzingo uguruka uzenguruka Yerusalemu nshya, uhana abajura n'abanyabinyoma. Kandi ibi bigereranya ko Yerusalemu nshya hazaba ari ahantu hejeshejwe ibyaha ibyanditswe. Iyerekwa rya 4 n'irya 5 niyo ari hagati no hagati h'uru rwunge, kandi avuga ku bayobozi babiri b'ingenzi baje bava mu bunyage: Yosuwa umutambyi mukuru, hanyuma na Zerubabeli umwuzukuruza w'umwami Dawidi. Mu buryo bw'ikigereranyo, Yosuwa yari yambaye icyaha cya Isiraheli kubw'iyo myenda yanduye, ariko nyuma yaho iyo yarayambuwe maze ahabwa imyambaro mishya n'igitambaro gishya, ikigereranyo cy'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Hanyuma marayika abwira Yosuwa ko nakomeza kuba umwizerwa ku Mana azayobora ubwoko bwayo, kandi ko Yosuwa azaba ikimenyetso cy'umwami Mesiya uzaza. Irindi yerekwa ryo rivuga iby'ibiti bibiri by'imyelayo bitanga amavuta y'itara ry'izahabu ryiza, naryo ubwaryo rigereranya ijisho ry'Imana ririnda abantu bayo. Kandi ibyo biti bibiri bigereranya abayobozi babiri basizwe, ari bo Yosuwa na Zerubabeli, bari bayoboye imirimo yo kongera kubaka urusengero. Imana ivuga ko ishya n'ihirwe muri urwo rusengero rushya bitazabaho, niba ari impinduka zishingiye ku mayeri ya politike gusa. Ahubwo aba bayobozi bombi bagomba kwishingikiriza ku murimo w'umwuka w'Imana. Ibyo yeretswe bisozwa n'irindi ry'inyongera riva ku muhanuzi kandi rikomereza ku nsanganyamatsiko z'ingenzi zo mu iyerekwa rya 4 n'irya 5. Rivuga ibya Yosuwa umutambyi mukuru,
maze agahabwa ikamba kandi akagereranywa na Mesiya wo mu gihe kizaza, ari nawe uzaba umutambyi ukuriye ubwami bw'Imana. Hanyuma Zekariya asoza avuga ko ibyo yeretswe byose bizasohozwa ari uko ab'ikiragano cye babaye abizerwa ku Mana gusa, kandi bakumvira ibyo isezerano riteganya. Nuko rero ibyo byose yeretswe by'uburyo butatu bwose, ashimangira uburyo kuza k'ubwami bwa Mesiya bufite icyo bugomba b'iki gihe kuba ari abizerwa ku Mana. Ibyo bikaba ari byo bitugeza ku mwanzuro w'izo nzozi. N'ikindi kibazo Zekariya yerekana. Itsinda ry'Abisiraheli ryaraje, bari bamaze imyaka hafi 70 baririra urusengero rwari rwarasenyutse, nuko baramubaza bati, igihe cyo kurekeraho kurira kirageze. Ndabaza nti, ubwami bw'Imana bwaba bugiye kuza vuba? Nuko Zekariya arongera akabibutsa uburyo ba sekuruza babo banze guhamagarwa n'Imana binyuze mu bahanuzi, ibyo bikaba byaratumye bajyanwa mu bunyage, bityo nabo bakangura atyo. Avuga ko ab'iki kiragano bazabona ubwami bwa Mesiya ari uko baharanira ubutabera n'amahoro gusa, kandi bagakomeza kuba bizerwa ku isezerano. Mu yandi magambo rero, Zekariya abaza ikibazo cyabo agihinduye. Arabaza ati, mbese muzahinduka muba abantu biteguye kwakira no kugira uruhare mu bwami bw'Imana bugiye kuza? Icyo kibazo kiracyari aho. Abantu ntacyo basubiza, n'iki gitabo nacyo gikomeza gityo. Uko niko tugera ku bice bya nyuma bitandukanye cyane n'ibivugwa mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 8. Buri gice kigizwe n'urwunge rw'imivugo yujemo ibigereranyo biganisha ku bwami bwa Mesiya bwo mu gihe kizaza. Icya mbere, umutwe wa 9 kugeza mu wa 11, havuga ibyo kuza k'umwami wicisha bugufi Mesiya, agendera ku ndogobe yinjira muri Yerusalemu nshya gushyiraho ubwami bw'Imana butegeka amahanga. Nyamara, mu buryo butunguranye, uyu mwami ugereranywa n'umwungeri w'umukumbi wa Isirayeli, abanza kwangwa n'ubwoko bwe, hanyuma n'abayobozi babwo, nabo ubwabo bagereranywa n'abungeri. Ibyo bituma Imana ihana Isirayeli mu maboko y'abo bungeri bononekaye, maze ibyo bigatuma hibazwa ikibazo. Kwanga umwami wabo kw'Abisirayeli kuzahoraho iteka. Igice gisoza, mu mutwe wa 12 kugeza mu wa 14, birabihakana. Ni urundi rwunge rw'imivugo n'ibigereranyo by'ubwami buzaza bwa Mesiya, kandi byerekana Yerusalemu nshya nk'ahantu ubutabera bw'Imana amaherezo buzahangana n'ikibi mu mahanga kandi bukagitsinda. Bisa cyane n'insanganyamatsiko zo mu buhanuzi bwa Yoweli na Ezekiyeli. Ariko icyo gihe nabwo Imana izahangana n'ubugome bwo mu mitima y'abantu bayo. Igiye kubasukaho umwuka wayo, niko avuga, kugira ngo babashe kwihana kandi bababazwe n'uko bagomeye kandi bakanga umwungeri wabo Mesiya. Umutwe wanyu umusozo uvuga ibya Yerusalemu nshya nk'ahantu amahanga yose azakoranyirizwa. Hanyuma uwo murwa uhinduka ubusitani bushya bwa Edeni, maze habaho uruzi rw'amazi y'ubugingo rutemba ruva mu nkengero, ruzanira ibyaremwe byose agakiza. Kandi uko niko igitabo gisoza. Uko rero niko Zekariya kureka ngo utekereze ku isano riri hagati y'umutwe wa 1 kugeza mu wa 8 n'uwa 9 kugeza mu wa 14. Kandi ingingo bigaragara ko igenderewe nuko ubu bwami bwa Mesiya buzaza buvugwa mu cya 2 cya nyuma cy'iki gitabo, izashoboka gusa ubwo ubwoko bw'Imana buzagandukira isezerano rivugwa mu cya 1. Gusoma igitabo cya Zekariya bisa no guca y'ishyamba. Ibyo yeretswe n'imivugo byuzuyemo ibigereranyo bitangaje kandi ntibikurikiza umurongo w'igitekerezo udahindagurika. Kandi icyo ni kimwe mu bigenderewe. Ni nk'uko amateka n'ubuzima bwacu bimera. Buri gihe nibihuza n'imirongo igororotse neza twishyiriyeho. Ariko abahanuzi batwicira ijisho batwereka ibyo ukuboko kw'Imana gukora, iyobora amateka ku migambi yayo. Bityo rero, amaherezo, Zekariya dutumirira kurenza amaso yacu bitagenda tukiringira kuza k'ubwami bw'Imana, byagombye kudushishikariza kuba bizerwa mu gihe cya none. Kandi ibyo ni by'igitabo cya Zekariya kivuga.